turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe. Karame Nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Tugeze ku wa kane ukurikira uwa gatatu w'ivu, none tariki 6 Werurwe 2025. Aha tugiye guhahurira n'Imana kugira ngo twongere twibutse uko tugomba gusiba ikibi, tugasiba icyaha mu buzima bwacu, tukagororokera Nyagasani wenyine. Aya masomo agiye kubidufashamo. Isomo rya mbere ndi mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 30:15 kugeza kwa 20. Musabwira imbaga y'Abisirayeli ati, dore uyu munsi nshyize imbere yawe ubugingo n'amahirwe, urupfu n'ibyago. Kuko uyu munsi ngutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo, uzororoka ugwire, kandi Uhoraho Imana yawe azaguhera umugisha mu gihugu ugiye kugira ngo ukigarurire. Ariko umutima wawe nuraruka ntiwumvire, ukemera kujya kunamira imana zindi kandi ukazikorera, uyu munsi nkubwiye neruye yuko muzarimbuka muzime rwose, mwoye kubaho igihe kirekire mu gihugu ugiye kwinjiramo, umaze kwambuka Yorodani kugira ngo ukigarurire. Uyu munsi ijuru n'isi mbitanzeho abagabo bazabashinja. Nashyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo rero ubugingo kugira ngo wowe n'abagukomokaho mubeho mukunda Uhoraho Imana yawe, mwumvira ijwi rye kandi mumwizirikaho. Bityo uzabaho mu gihugu Uhoraho yarahiriye kuzaha abasokuruza bawe, Aburahamu, Izaki na Yakobo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya mbere. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagira nabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi yicana n'abaneguranyi, ahubwo ahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze igiti cyatewe uruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ubwo arabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira. Naho ku bagira nabi si uko bigenda. Aho bimeze nk'umurama uhuha n'umuyaga, nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajye mu iterano ry'intungane. Kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagira nabi ikagusha ruhabo. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 9, umurongo wa 22 kugeza kwa 25. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa bati, umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango, n'abatwara b'abahereza bitambo, n'abigisha amategeko, akishwa kandi akazazuka ku munsi wa 3. Nuko akabwira bose ati, niba hari ushaka kunkurikira, yibagirwe ubwe, aheke umusaraba we, maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ariryo agirira, azabukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe, cyangwa akabwangiza, byaba bimumariye iki? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri wese azihatire kumva ijwi rya Nyagasani rimukebura. Rya jwi ry'imbere rizakubwira riti, hitamo icyiza. Rya jwi ry'imbere rizakubwira riti, reka ikibi. Rya jwi ry'imbere rizakubwira riti, korera Nyagasani umutima wawe wose. Uzihatire kumva bene iryo majwi kugira ngo Nyagasani ukorera mu bantu, ukorera mu ijambo rye. Ijambo rya buri munsi rizakurinda kandi rizakuragire buri munsi muri iki gihe cy'igisibo. Umunsi umwe ngo ahantu mu rugo rumwe ngo batetse ibiryo biryoshye cyane. Ngo bari batetse ibishyimbo ndetse n'inyama, ibyo bimeze neza. Nuko bageze ku meza biteguye gusangira, nuko umusaza umwe ngo arababwira ati, umva rero mwabajene mwe, mwigeze mumbwira ko ibishyimbo n'inyama byose ari kimwe. Ngaho rero nimufate ibyo bishyimbo byanyu, munyihere ngewe izo nyama, ubundi mwirire ibyo bishyimbo nanjye munyihere izo nyama. Ngano tekereza abasore nk'aba ngaba uko bagiye kureka za nyama, mu gihe bari barabwiye wa musaza ati, nyamara ibishyimbo n'inyama ni kimwe. Nuko ati, nimunyihere inyama, mufate ibyo bishyimbo byanyu. Ese uraza kubyemera wowe niba uri umujene? Uraza kwemera urekuriza inyama?
ubundi ibishyimbo akaba ari byo urya. Ibishyimbo n'inyama ni kimwe. Niba mwemeza ko ibishyimbo n'inyama ari kimwe, nimufate ibyo bishyimbo byanyu munyihere izo nyama. Rero cy'Imana Yezu Kristo akuzwe. Aka kanya hamwe n'amasomo tujya kuzirikana ku ijambo bita amahitamo, le choix, guhitamo. Nta kintu burya gikomera nko guhitamo. Guhitamo birakomera, akenshi ushaka kugundira, ugashaka gufatira byose neza neza ukaza kubura nyine amahitamo. Uyu munsi hamwe n'ibitekerezo by'uno munsi, hamwe n'ubwenge uza gukoresha, uhitemo neza, uhitemo igikwiye. Hari imvugo y'igifaransa twereka uhitamo bitabyoroshye, ubwo bagira bati vivre c'est choisir, choisir c'est renoncer. Ngo kubaho no guhitamo ntiwaba udahisemo, kandi guhitamo no kuzinukwa, renoncement, kugira ibyo uzinukwa. Kuko burya nta kiza ngo ushobora kugeraho, nta kindi kiza nanone wigomwe. Uko kwigomwa rero tujye kuzirikana, n'ushaka guhitamo bizagusaba nawe kugira gute kwigomwa. Rero Nyagasani agufashe, nanjye akomeze kumfasha, duhitemo gikwiye, duhitemo ubuzima, duhitemo Yezu. Ni nacyo isomo rya mbere ryadushishikarije, amahitamo. Hirya hari iki, ibumoso hari ikibi, n'iburyo hari icyiza, urahitamo iki? Ibumoso nanone hari umuvumo, iburyo hakaba iki, hakaba umugisha, urahitamo iki? Ibumoso nanone hari umuriro, hirya iburyo hari iki, hari amazi, urahitamo iki? Ibumoso nanone hari urupfu, hirya iburyo hari ubugingo, urahitamo iki? Ibumoso nanone hari sekibi, hari shitani n'abambari be, iburyo nanone hari Imana n'abamarayika be batagatifu, hari Imana n'ibyiza. Hirya kure ibumoso hari umuriro, hanyuma iburyo hakaba iki, hakaba ijuru, urahitamo iki? Nguko nawe uhamagare kwinjira mu gihugu cy'isezerano, wazinutswe amanjwe, wazinutswe imana z'abanyamahanga, wazinutswe ibigirwamana, maze ukiyegukira Imana yonyine, akaba irangamira kandi ukayikuziteka. Nabyo muri ibyo Zaburi nawe dushishikariza, Zaburi ya mbere idusaba gukomera ku Mana, idusaba gushinga imizi mu Mana, idusaba kwiringira Imana, kuko kwiringira Imana wese abaho neza, abatuje, abaho neza nyine ari kumwe n'Imana, kuko nta mahirwe yandi wagira niba utari kumwe n'Imana. Shinga imizi yawe mu Mana rero, maze ubeho neza, nibwo uzagera heza. Ivanjiri uno munsi nayo iratwereka Yezu ugiye gukora urugendo rw'umusaraba, inzira y'umusaraba, ariko hagati aho kadusaba ko twahitamo neza. Le choix est clair. Ni ngombwa rero ko inzira uhitamo ukaza no kuzinukwa, inzira y'umusaraba. Yezu rero amaze kubona urukundo dukunda, byabaye ngombwa ko ahitamo kuducungura, anyuze inzira ikomeye cyane kandi igoye, inzira y'umusaraba. Niyo mpamvu natwe adushishikariza kugira ngo ushaka kumukurikira no kumukurikiza, nawe iyo nzira niyo ugomba guhitamo. Hari rero ibintu bitatu Yezu yadusabye muri Vanjiri mu rugendo natwe tuzakora inzira y'umusaraba muri iki gihe. Ati ushaka kuba uwanjye niyibagirwa ubwe. Cyo ni cya mbere, kwibagirwa. Kwibagirwa iraha ryawe, kwibagirwa umubiri wawe, kwibagirwa ibigushimisha, kwibagirwa ibyo byose bikubuza Imana. Hanyuma aheka umusaraba we. Guheka umusaraba no kwemera imvune, tukemera ibitotezo, turi mu nzira ya Yezu. Hanyuma icya gatatu, ankurikire. Gukurikira Kristo ntabwo ari kumukurikira gusa muri iyo nzira igaragara, ahubwo no kumukurikiza tukamera nkawe. Uwahisemo Yezu nyine nubwo buryo butatu nyine, kugeza ubwo ari kumwe na Yezu. Akenshi mu buzima bwacu, kubera gukunda ibintu, usanga akenshi ibintu twabisimbuje ubuntu bw'Imana. Akenshi mu buzima bwacu kubera irari ry'ibintu n'abantu, usanga akenshi turi guhitamo gukurikira abantu aho gukurikira ubuntu bw'Imana. Ongerere mu buzima bwawe, niba ntaho Nyagasani yaguha amahirwe yo kwahitamo ubuntu bw'Imana, ariko wowe kubera ko ufite n'ibintu byinshi, kaza kurangira uhisemo ibintu kandi byaba ukazinuka ubuntu bw'Imana. Ongerere mu buzima bwawe, nta bintu wasimbuje ubuntu bw'Imana, nta bintu wahisemo ukazinukwa n'ubuntu bw'Imana. Hitamo neza, hitamo gikwiye, hitamo Yezu. Iki gisibo kizagufasha nawe gusiba ikibi, gusiba icyaha, maze usibure inzira za Nyagasani. Iyo nzira y'umusaraba uyikomereho kandi uyikomeze kugeza ku ndunduro, kuko umusaraba ntabwo gusa
urangirira mu rupfu, ahubwo umusaraba, indunduro y'umusaraba nizuka kugira ubuzima bushya muri Yezu Kristo. Uhitamo gikwiye guhitamo Kristo, guhitamo ijuru. Umusaraba urangiriza mu ijuru. Abenshi kuri no si dukunze gucikiza umusaraba wacu cyangwa tukawurekurira ku isi ntitugeze aho tugomba kugera. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, amaherezo y'ubuzima bwa hano ku isi ni ijuru. Ni ukurangamira Imana, guhitamo neza no guhitamo Imana. Muvyeyi, niba uri ku isi kurikira ino nkuru. Niba kandi uri umukristo by'akarusho, iyi nkuru ntigucike. Hari aho biza kugera, ube hafi kugira ngo urebe mu buzima bwawe uko nawe ujya uhitamo. Niba wita kugora, turi ku isi twebwe benshi biratugora. Wowe se bijya bikorohera guhitamo? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umusore w'umukristo usega cyane, witabira iby'Imana, ngo ariko yaje kubaho mu kigeragezo cy'ubushomeri, ngo amara imyaka 5 yose ashakisha akazi, yarakabuze. Rero ko yari yarize na kaminuza, yarize kaminuza, ariko kubona akazi byaragoranye. Nuko igihe kimwe kiza kugera, yarafite inshuti ikomeye, nuko iza kuza kumureba, imurembuza ati koko ugashoma imyaka 5 kandi hano hari akazi kari kwidegembya. Undi ati kagira inkuru no mu mwo kwibara birumvikana. Ati ubushomeri bugakwica, twebwe turi kwiyoresha igitiyo amafaranga, ngwino tuguha akazi. Twebwe turi guhembeshwa igitiyo, turi kuyoragura ibifaranga. None wowe ubushomeri n'inzara biri gukwicira hano, vayo tugende nkwereke ahantu nawe uzabonera umugati, uzabonera akazi. Nuko amusora arishima cyane uburyo inshuti ye imukuye mu cyavu, uburyo inshuti ye imukuye mu bushomeri. Ati ngwino nguha akazi, ngwino nkwereke nkurangira akazi. Nuko amusore aragenda kurikira mugenzi wa inshuti ye, yari imukuye mu bushomeri, yari imukuye ku cyavu, yari imukuye mu bukene. Nuko arayikurikira kugira ngo aze kumwereka akazi kari, ngwino nkurangira akazi kari. Nuko bageze mu kazi, koko abona akazi keza gashyushye. Barakora. Nuko igihe cyo guhembwa, kuko baramuhemba bikomeye cyane, aho bamuhembaga amadolari 2,000 ku kwezi. Wa musore neza arishima, avuye mu bushomeri, biramunezeza cyane. Nuko kwezi gukurikiyeho, nuko patro ahamagara wa musore wari uri mushya mu kazi, maze aramubwira ati ahangaha rero waje gukora, dusanzwe dufite ishyirahamwe, n'ishyirahamwe rishyushye kandi rikomeye cyane, rifite amafaranga menshi cyane. Tubikwerurira n'ishyirahamwe wajemo ry'abatinganyi, icyacu kwakira amafaranga menshi kandi tukabaho neza. Urahitamo niba uzakomeza guhembwa amadolari nyine 2,000 nawe ukinjira mu kazi koko kandi ukagakora neza, cyangwa uhitamo amafaranga uyareke. Nuramuka ushatse no kongezwa, igisabwa ni kimwe, kuzana undi mu mambure mushya, kuzana undi muntu mushya, no gukubirwa kabiri umushara wawe, ubundi ukabaho neza, ukabaho nta bukene, ukabaho nta bushomeri, ukabaho ufite amafaranga menshi cyane, ukabaho umerewe neza mu iraha ry'isi. Urahitamo kwirukanwa mu kazi cyangwa urahitamo gukomeza gukorana natwe? Ngana yibaze, uri imbere y'amafaranga nk'ayo yose ameze nk'ibihunda, umufuka w'amafaranga uyoresha igitiyo. Ngaho tekereza ku mahitamo y'uyu musore, ngo akurikije imyaka aramaze mu bushomeri, akurikije imyaka aramaze ameze nabi. Nuko umusore bahirya areba hino, ati apforiye. Ako kanya hitamo nyine gukorera rya shyirahamwe, nanubu aracyaririmo, arasaruza amadolari menshi cyane, menshi cyane. Rushoke ko akura n'abandi benshi cyane, ikigare, inshuti ze n'abandi benshi cyane. Ryashyirahamwe ubanze ryuzuye, harimo abantu benshi bari gufata amafaranga menshi cyane. Hapforiye. Nanubu bifaranga ni byinshi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Hapforiye we, mbega wowe uyu munsi nk'umukristo, wongera utekereze uburyo wahisemo amafaranga ukazinukwa Yezu, uburyo wahisemo ishyirahamwe ry'abatinganyi ukazinukwa Kristo. Kuko kubaho no guhitamo, kandi guhitamo no kuzinukwa. Ongera urebe imbere y'akazi, uburyo agasimuje Kristo ukamuzinukwa. Ongera imbere za promotion, bakongeza umushahara. Ariko aho kugira ngo wongere uburuke ku Mana, aho uri kumanuka ujya hehe? Ujya mu irimbo, ujya mu kuzimu, ujya mu muriro. Ongera urebe no munsi uburyo ubuzima bwawe akenshi
urangwa no guhitamo umuriro aho guhitamo ijuru. Wongere urebe naho hantu hose wagiye uzinukwa iby'Imana no kukihitiramo ubuzima bw'iraha, kubaho mu mudendezo, mu mudamararo hano ku isi. Wongere utekereze uburyo ujya uhunikira hano ku isi, kandi hano ku isi tuhari nk'abagenzi turiho mu icumbi. None wowe wahitamo kubaho mu icumbi? Ubaye ute mu icumbi hano? Iri cumbi turimo niridutegura, turi mu nzira ntiturashyika. Tuzashyika ryari? Tuzashyika nyine tugera mu ijuru. Wowe rero ukomeje kwisasira ibigare, gukurikira inshuti aho gukurikira Kristo. Nuko uko tubaye hano ku isi duhitamo gukurikira inshuti zacu ziturangira akazi, kandi akazi katujyana muri izo za koperative, muri ibyo bigare, muri aya amashyirahamwe y'ingeso mbi, amashyirahamwe y'urukozasoni. Ngaho abantu benshi bagiye kurimbukira. Nuko abantu benshi bagiye bahitamo umuvumo. Kuri ifoto nawe bw'umukristo ugahitamo umuvumo, ugahitamo kuba mu buzima bw'umuvumo. Uri umukristo ushinze urugo, wihaye Imana, uri wundi w'indani usenga, uri muri groupe y'abantu basengera abandi, ariko ukaba warahisemo umuvumo. Kubaho mu buzima bw'umuvumo, kubaho mu buzima bw'iraha, irari ry'umubiri n'ibindi byinshi cyane bikwigarurira aho kugira ngo wigarurire n'Imana. Nuko abantu benshi twagiye duhitamo gukirira hano ku isi, tugahitamo ibifaranga, uruhu rw'amafaranga, kuyoresha igitiyo, za promosiyo zishyushye n'ibindi byinshi cyane, tukibagirwa ko turi gukena mu ijuru. Twabuze ijuru, twabuze Imana. Ese ntaho Yesu nagiye muzinukwa ngahitamo ibyo byose, ingeso mbi n'ibindi byose bitaguhesha kuzo n'icyubahiro? Yesu ndaje mubabarire kugira ngo nongere ndebe mu buzima bwanjye, nicare ntekereze ibintu nagiye nkurutisha, ibintu nagiye mbitamo aho guhitamo ubuntu bwawe, abantu nagiye mbitamo aho guhitamo ubuntu bwawe. Yesu mwana w'Imana, ndaje mubabarire njyewe umunyabyaha n'umunyantege nke. Ese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.